Hello guys, twongeye twagarutse. Iyi ni Shami One TV. Aka kanya noneho nje kubagezaho ikintu cy'ingenzi kinakomeye cyane hano ku banyeshuri batanyuzwe n'ibyo babonye ndetse batanyuzwe n'amanota babonye, ko hari apeya ndetse no kuba wakisabira kuba wahindurirwa ndetse ikigo cyangwa no kuba wabona amanota yawe niba utaranyuzwe. Amanota yasohotse ku itariki 20 saa 8 z'amanywa 2026 Kanama, ariko tugiye kureba deadline n'igihe ibyo byose bigomba kuba byamaze kugerwaho. Icyo ukora ni iki rero, hari link ukoresha, hari ndetse naho ugomba kunyura kugira ngo ibyo ngibyo ubashe kubigeraho. Ikindi nuko bazaniye uburyo bworoshye ugomba gukoresha telefone yawe mu gihe udafite mashini. Icyo usabwa ni internet yihuta, kandi niba igenda gakeya abantu bafite ubushobozi bugiye butandukanye ushobora gukoresha iyo ufite, ntabwo wacikanwa n'aya mahirwe. Hari umwana nahoze mbibona mu minsi yashize ndetse biranababaje, kandi nawe ugiye gusesengura cyangwa ukareba ikintu cyaba cyaratumye wenda ahabwa feri yarageze 50% ntabwo bisobanutse. Ntabwo rero ibyo ngibyo twabidiscussingaho cyane, ashobora kubamo erreur kuko ushobora no kugira 80 ugasanga wabaye feri. Harimo n'abatarabonye ibigo bifuje, ugasanga umwana yarafite wenda amanota 90 80 bitewe nayo bafatiyeho, cyangwa ugasanga yemerewe kuba yakiga boarding. Yego nubwo ibigo ari bikeya nkuko bagiye babisobanura nk'abayobozi ba REB, ariko ugasanga umwana arimo arashaka ko yakiga boarding bitewe nuko amanota ngenderwaho cyangwa amanota bafatiyeho fatizo yaba yarayabonye. Ni byinshi rero turi burebe hano. Icyo usabwa no gukurikira iyi ni Shami One TV. Niba aribwo bwa mbere uje, kora subscribe, kandi niba nanone warayikoze ukore like kugira ngo ino video igere kuri benshi, ndetse unasharinge kugira ngo bayibone. Birareba benshi rero, birareba ababyeyi, bikareba umwana wese ushobora kuba yumva ataranyuzwe n'ibyo yabonye cyangwa result muri examination 2025-2026 mw'uyu mwaka w'amashuri turimo. Rero amanota yasohotse ni amanota ya primary ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye trocome. Ni muri ubu buryo rero, icyo ukora ni igiki: unyura ahangaha ukaza muri browser yawe, wamara kuza muri browser yawe cyangwa muri Google Chrome, ukaza hano wasacingira ugakandaho. Iyo umaze gukandaho, hari link muri kubona hano hejuru ya https utudomo tubiri uturongo tuberamye tubiri RNA akadomo SDMS biri kugaragara akadomo gov akadomo rwa akarongo kaberamye appears. Twongere dusubiremo iyi link kugira ngo mubyumve neza. Ni https utudomo tubiri uturongo tubiri tuberamye R noya N E akadomo SDMS akadomo gov akadomo rwa akarongo kaberamye appears. Nahangaha unyura. Iyo umaze kuhanyura rero uhita uza hano muri search. Ubwo uba wanditsemo hano muri browser yawe cyangwa muri search aho ushaka kurebera ikintu cyawe. Iyo uje hano muri search rero bahita bakwereka poto imeze gutya. Iyi poto rero bakwereka, murabona yuko ni ya NESA, biri official, ari National Examination Apeya. Biri kugaragara ko hano ari National Examination Apeya. Hano rero uraza hano ugakanda hano handitse input your exam index number, ugakandamo. Leta bigaragara, uraza wandikemo imibare bitewe n'ibyo runaka, kode zawe zo ku icyo kigo. Ibi ngibi nibyo usabwa gukora. Ntabwo ndi bwandikemo kode nazi, weho icyo usabwa no gushyiramo kode yawe. Iyo umaze gushyiramo kode yawe uhita ukora hano kuri start apeya, biba byagiye. Ikindi rero nuko ibifunguye ndetse na deadline yabyo tugiye kubireba hano hasi. Hari apeya ndetse n'igihe bigomba kurangira. Hano hari placement apeya iri open now. Nukuvuga ngo kuri 21 z'ukwezi kwa 8 2026 hano kuba wakimurirwa ikigo cyangwa ikigo wasabye cyangwa combination ibyo wasabye kwiga utabishaka, ushobora kuba wakora apeya cyangwa ugasaba ibyo wumva wifuza. Byatangiye kuri 21 z'ukwa 8 2026 bizarangira kuri 28 z'ukwa 8 2026. Icyo gihe kuba wasaba guhindurirwa ikigo cyangwa ibyo uziga ni iki gihe bizarangirira. Noneho hano hasi nanone hari ibijyanye na max apeya, kuba wakwaka cyangwa kuba wavuga ngo ese ko amanota nabonye bitari kunyura,
mu bizamini bya leta nakora apeya gute? Ibyo byatangiye kuri 22 z'ukwa munani bizaba closed 21 September, ubwo ni mu kwa 9. Ahangaha urumva ko haracyari amahirwe yo kuba wakomeza kugira ute, kuba warekarama kutaranyuzwe n'amanota yabonye. Biri open now 22 August 2026. Nanone hakaza identification apeya. Hari ababa bafite imyirondoro igiye ituzuye cyangwa igiye itariyo. Hano rero no kuvuga ngo ushobora kuba wenda utarasohorewe amanota, ushobora kuba wararebye result zawe urazibura bitewe nuko imyirondoro itari yawe. Ahangaha rero njyewe nanagira inama no kuba wabyitaho cyane, kuko ibi bintu bijyanye n'ibizamini bya leta na national examination bishobora kuba byahindura imyimerere yawe cyangwa irangamimerere yawe, kuko iyo bagiye kwa banahindura irangamuntu bareba kubyo wakoresheje wa applying cyangwa ukora examination for primary. Iyo basanze rero warakoze amazina cyangwa nibindi bigiye bagendera kuri ibyo ngibyo wakoresheje ukora examination bwa mbere mu mashuri yawe, bakabona kwa bahindura irangamuntu. Ntabwo bashobora kugenda ngo bahindure ibyo wakoresheje ukora national examination bwa mbere, ubwo ni muri primary, ngo bagende bahindure muri rebo n'ibiki, ahubwo bahindura irangamuntu bagendeye kuri ibyo ngibyo. Ni mwubwo buryo rero ugomba kuba wakwita kuri identification number ndetse then real name, date of birth n'ibindi byinshi bitandukanye. Byo rero nabyo byatangiye kuri 22 August 2023, ubwo ni 22 z'ukwa munani 2023, bizarangira kuri 21 September 2023, ubwo ni 21 21 z'ukwa 9 2023. Ngayo nguko rero amakuru ndayabahaye byose ni hano ushobora kubisanga. Rero niba utaranyuzwe n'amanota wabonye, niba ushaka kwimurirwa ikigo, niba ushaka gukosoza imyirondoro yawe, ni hano ugomba kunyura muri browser ukandikamo kuriya, ukaza kuri the national examination apeya kuri Nesapoto, na handi ushobora kubisanga. Murabona yuko biririyo umwaka w'amashuri ni 2025-2026. Icyo usabwa rero no gukurikira Shami One TV ndetse no gusharinga iyi video kugira ngo igere kuri benshi, na handi hano ushobora gusanga amakuru yizewe. Ngiye mwari kumwe ni Alexis, iyi ni Shami One TV, dukomeze tubane hano, byose ndagenda bibagezaho. Ciao ciao.